byabayeho nkabona ibikorwa byose nkora babigaya mu kagari ngo kugeza n'ubwo nabiherewe na domande ariko nyihabwa urabona ni umukoresha wanjye ku rwego rwa mbere afite uburenganzira bwo kumpamagara akambaza ibitagenda kandi yemerewe no kumpa domande ariko ngewe nagiye kubona mbona domande nyihawe n'ubuyobozi bw'akarere meya w'akarere bari kuvuga ko bayimpaye bashingiye kuri raporo yatanzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ubwo rero iyo domande narayisubije nyuma mubajije ntise muyobozi niba ari ikibazo cyanavutse ko mutigeze mumpamagara wenda ngo mungire n'inama cyangwa se wenda mumbaze ibisobanuro bikajya ku rwego rw'akarere bakarinda bampa domande byagenze gute kuko nari nzi ko nta kibazo arambwira ngo ntago ngo yigeze ngo atanga raporo ngo cyokora ngo bamubajije ngo ku kibazo cyanjye ngo n'umuturage ngo narangirije urubanza ngo simuha amafaranga ubwo rero nyuma y'iyo domande nibwo nagiye ku karere bigenda gutyo baramfata mu nama y'umutekano igiye kurangira banshyikiriza polisi ndafungwa ndaburana ndarekwa ubwo rero ngarutse nibwo naje nta baruwa nari mfite impagarika mu kazi nagombaga kujya mu kazi nk'ibisanzwe ndaza nza kumwiperezanta imbere nk'umukoresha wanjye mubwira umwanzuro noneho arangije ambwira ko arambariza ubuyobozi bw'akarere hanyuma ntegereza igisubizo ariko kubera ko nta baruwa nari mfite impagarika y'akarere numva ngomba kujya mu kazi bisanzwe nk'umuntu ndangije kwiperezantaho njya mu kazi nyuma rero nibwo habaye ikibazo nuko baza gufunga n'ibiro by'akagari maze icyumweru ndi gukora ibiro by'akagari byafunzwe igihe kingana iki byafunzwe iminsi 3 byafunzwe ari ku wa mbere hanyuma babifungura ari ku wa 3 ubwo rero abaturage niba ari bo wenda baba bararekaramye bigafungurwa ntabwo mbizi gusa njye nari nandikiye njyanama y'akagari mbasaba ko batumira inama idasanzwe hanyuma bakamenya ikibazo kuko nahamagaye na perezida wa njyanama ndamubwira azarebe kuko nawe yarampamagara arambwira ati ibintu abaturage bari kuvuga nibyo ibiro by'akagari birafunze ndamubwira ni mu gitondo tuhahurire nawe wirebere birafunzwe tuhahurira n'abaturage baje kwaka serivisi bari kuvuga bati se ni ibiki noneho niba ikibazo ari umuyobozi w'akagari ugifite ibiro bikaba bifunzwe na sedo ntawe uhari ari muri konji amaherezo biragenda gute ubwo rero perezida wa njyanama mu gihe yarambwiye ngo yahamagaye umuyobozi w'akarere amubaza mu kujya gufungura ibiro umuyobozi w'akarere yahamagaye umusigira wa executive w'umurenge kuko yari ari muri konji yatangiye konji ntawe uhari ubwo niwe watanze uburenganzira n'abunzi baje kuhakorera babuze urufunguzo baza ku murenge hanyuma rero arabafungurira nanjye arambwira ati genda ujye gukora akazi kawe nuko byagenze nyuma y'ubwo ngubwo ibi byaba byarabaye ryari ibihe ibyo byo gufunga ku kagari no gufata ugafunga byabaye ari ku wa mbere muri iki cyumweru turangije ntabwo ndi kwibuka itariki neza ariko byabaye ari ku wa mbere icyo gihe bagufata bagufunga bari bakwagirizaga iki banyangirizaga ikibazo cy'umuturage narangirije urubanza bimuhe bakanshinja ko ntamuhaye amafaranga y'urubanza nagombaga kumurangiriza ubwo rero narayamuhaye ni ukuvuga ngo twe dufite ikibazo nk'abayobozi b'utugari akagari ntikemerewe kugira konti umuturage nagombaga kumwishyuriza amafaranga 122,000 nari naramwishyurije amafaranga ariko mu kumwishyurira nari naramuhuje n'uwo bafitanye ikibazo kubera ko bafitanye ikibazo yari afite ubushobozi buke we yagendaga azana amafaranga buhoro babyumvikanyeho we n'uwo muturage wagombaga kuhabwa amafaranga ye noneho njyewe ajya nakira amafaranga make uko umuturage agiye ayazana 10,000, 20,000 nkafata telefone ngahamagara wa wundi nyiri ikibazo kugira ngo
aze ashyikire amafaranga ye. Nari maze kumwishyuriza ibihumbi 95, nari maze kumushyikiriza ibihumbi 80, mfite ibihumbi 15, nawe abizi ko mbifite, ayo bari bazanye nyuma niyo nategeweho umutego. Hanyuma rero mpamagara umuturage nti ngwino yatware, arambwira ati noneho nyishyuriza asigaye 32 ayo ubu yambikiye, hanyuma rero nzaza kuyatwarira rimwe, cyane ko umuturage atarari na hafi kuko uwo muturage nyir'urubanza yabaga i Kigali. Okay, none kugeza kuri ubu ngubu urakeka ubu ni icyo ngicyo upfa, hari ikindi uzi waba upfa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ku buryo yaba ari intandaro yabyo, cyangwa ni icyo ngicyo gusa? Njyewe nta kindi nzi mpfa nawe, ariko kubera ko n'umunyamabanga nshingwabikorwa wacyuye igihe wigeze kweguzwa, yegujwe dufitanye ikibazo. Birashoboka ko ari kwa kundi abantu bagenda bakora ihererekanyabubasha, umuntu abwira amakuru undi ati runaka bimeze gutya, noneho aho umuntu wenda yaje ngo yishishoreze akaba wenda yahita abifatiraho akumva yuko ikibazo wari ufitanye n'uwa mbere kigikomeje, noneho muri gahunda zose mu bikorwa byose wakora akakugaya ngo nta mobilizasiyo ntaki, mbese ukumva ntabwo ufite umutekano mu gukora akazi kawe uko bigomba, kubera ko umukoresha wawe atajya yumva ko ibyo uri gukora ugomba kubonamo umutekano. Mbese naho ubundi ubu mu bisanzwe nyuma nawe yarambajije ati bimeze gute, ndamubwira nti nta kibazo ndi gukora, bari muri konji ariko twari turi kuvugana neza nta kibazo. Hari na mbere nge nabonaga tuvugana neza, ibindi iyo byabaga byabereye ntago nari mbizi rwose. Ntago ufite ubwoba ko nava muri konji n'ubusanzwe azakwitwaraho umwikomo kuko baba bavuganye n'itangazamakuru ukaba wakwirukanwa mu kazi? Noneho ubwoba bwo ndabufite kuko ngewe ikibazo mfite cyanambayeho kiranakomeye, kuko intandaro y'ibyo byose uwo munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacyuye igihe witwa Bizimungu Aloise, bamwirukanye amaze kunkorera raporo ku rwego rw'akarere isabira ibihano kuri domande imwe yari yampaye. Hanyuma nanjye nandikira ubuyobozi bw'akarere nsaba kurenganurwa. Aho kugira ngo ndenganurwe ngewe, icyo bankoreye bahise banshyira ku rutonde rw'abantu bagomba kweguzwa. Noneho kubera ko natunguwe ngomba nanjye kwandika nkeguzwa, numva simbyumva, mbaza impamvu n'amakosa mfite, ntibabasha kuyansobanurira, birananira kwandika urupapuro. Noneho binaniye ndataha, hanyuma nsubira mu kazi. Nari nkoze igiye kuba imyaka 2 mu kwa 11, nzaba nujuje imyaka 2. Ubwo rero n'icyo gihe ku karere bamfata aho kugira ngo bumve ikibazo cyanjye nari mfite, cyangwa ikibazo naba narabandikiye nk'umuntu wagiranye ikibazo n'umuyobozi, ngewe bahise bambwira bati ngwino wandike ibaruwa wegure imbere y'abantu. Noneho mu gihe ndi kubaza nti se negure kubera iyihe mpamvu, ko nahawe domande kuri iki kibazo nk'isobanura, bivuyemo kwegura gute umuntu ahanwa kabiri? Barambwira bati noneho nibagushyikiriza urwego rwa RIB rw'ubugenzacyaha. Ubwo no kwegura sinegura kubera ko urwo rupapuro ntibaruzanye ngo barebe niba mbyanga cyangwa mbyemera, banshyikiriza urwego rwa RIB. no kuvuga ngo washyikirijwe RIB kubera ko wasabwe kwegura urabyanga? Ntago ari cyo bitwaje, nge bambwiraga ko ari icyo kibazo cy'uwo muturage ntabashije kurangiriza urubanza, ngo narangirije urwo rubanza hanyuma simushyikiriza amafaranga yose. Okay. Ubwo ntago nzi niba niyo ntandaro yabo irimo, ariko byose ndabikeka. Yitwa Ndagijimana Frodoiride. Icyo usaba ni iki kugira ngo icyo kibazo kibe cyabasha kubonerwa umuti burundu? Icyo nsaba ubuyobozi se, njyewe ndi mu nshingano, nkorera abaturage kandi nkorera igihugu ngikunze. Mu nshingano dufite duhura n'ibibazo byinshi, ariko umukoresha wacu ku rwego rwa mbere niwe ugomba kumenya ibibazo duhura nabyo kuko tuba tunafatanyije, hanyuma rero akadufasha yaba muri mobilizasiyo. Icyo nsaba ni ukumpa umutekano, hanyuma nkakora inshingano zanjye. Niba hari n'ikibazo kivutse, ubujyanama niwe mbusaba mbere na mbere akabumpa, ariko nkakora inshingano yanjye ntuje,
cyaba ari ikibazo gikomeye nk'ikosa nakoze mu kazi bigaca mu rwego rw'amategeko aho kugira ngo njye nkora nikanga kuko numva nanjye ntafite umutekano mu gukorera abaturage.